murakoze cyane nyakubahwa minisitiri ku kiganiro cyiza mutugejeho ngira ngo mwakongera mukamwongera amashyi atweretse ubushakashatsi ku gipimo yatangiye atwereka aho duhagaze heza ariko arangiriza atubwira aho kwitondera ndetse anatanga n'inama z'ibyo twafataho nk'imyanzuro kugira ngo rero tuganire neza ku byo amaze kutwereka nyakubahwa First Lady twagira ngo dutangire ku kiganiro nyunguranabitekerezo cya mbere nk'uko yabigaragaje igipimo cy'ubumwe kigeza heza n'ubudaheranwa ariko ibyinshi byahereye ku mahitamo yacu ikiganiro nyunguranabitekerezo kigiye gutangira ni icy'abakuru harimo n'abato ariko kiravuga cyane ku by'abakuru kiravuga ku mahitamo yacu nk'isoko y'ubudaheranwa kiraza kuyoborwa na madamu Isheja Sandrine Butera nagira ngo batangire baze hano Isheja Sandrine Butera ni umuyobozi wungirije wa RBA kikaba kiraba kirimo General Retired Fred Ibingira hakaba kandi na madamu Valeria Nyirahabineza umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze abasikare bari ku rugerero hanyuma na bwana Jean Dodier Uwizeye akaba ari umukozi muri association Modeste et Innocent Madame Sandrine Isheja Butera rero uwo mwanya n'uwanyu na pano yanyu ngo mutugezeho icyo kiganiro murakoze cyane Jado murakoze nyakubahwa First Lady kuri uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire ndabaramukije mwese mwiriwe neza mwiriwe nk'uko twatangiye tubivuga ibi ni ibiganiro ngarukamwaka bitegurwa n'ihuriro Unity Club Intwararumuri bafatanyije na Minisiteri y'Ubumwe n'Inshingano Mboneragihugu kugira ngo turebe aho tugeze mu rugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa nk'abanyarwanda ni ngombwa cyane rero ko dusubiza amaso inyuma tukareba aho tuva tukareba aho tugeze imbogamizi zikitwitambitse imbere nk'uko minisitiri yaramaze kubitwereka ndetse n'icyo twakora kugira ngo tuzirenge reka sabe buri wese uri hano dukore umwitozo muto cyane ndagira ngo ngusabe uraranganya amaso ureba aho twicaye uko hasa ureba u Rwanda rw'ubu uko rusa hanyuma nibigukundira ufunga amaso niyo utayafunga ukoresha y'umutima usubire mu 1994 wibuka aho wari uri wibuka uko wasaga wibuka uko u Rwanda rwasaga uko u Rwanda rwakoraga nk'uko twabibonye mu kanya ariko ntutindeyo ugaruke hano aho turi imyaka 31 irashize u Rwanda ruvuye muri iryo curaburindi imyaka 31 irashize jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe ababaye muri ibyo bihe abishe n'abiciwe ntibateruwe ngo bajyanwe ku wundi mubumbe ahubwo twarakomeje turabana turigana turakorana kandi nk'uko mu kanya nyakubahwa First Lady yabivuze ntitwari dufite ahandi turebera uko bongera kubaka igihugu guhera munsi ya zero hari amahitamo rero byadusabye gukora nk'abanyarwanda ari nayo ngira ngo duhereho mpereye kuri mwebwe General Retired Fred Ibingira urugamba rwo kubohora igihugu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mukongera kubaka igihugu nk'uko nari mbivuze guhera munsi ya zero nari mbivuze guhera munsi ya zero nayahe mahitamo byabasabye gukora ese mwayashobojwe n'iki murakoze cyane nyakubahwa First Lady banyamuryango ba Unity Club nyakubahwa First Lady nabaza kubashimira ku mwanya mwaduhaye wo kugira ngo dusangire n'abanyamuryango ba Unity Club kuri aya mateka Sandrine amaze kutubwira amahitamo yacu afite imizi kandi miremire
ashingira ku rugamba rwo kwibohora rwatangiye mu 1990. Kurutegura ni nyumaho, ariko gutangira muri 1990, ayo mahitamo kuri igihe wicaye hano cyane cyane niho nayashingira. Ashingira rero ko twatangiye duhitamo neza. Nyakubahwa First Lady, ndabashimira ko hano hari urubyiruko rwinshi narwo rugomba kumva ayo mateka kugira ngo rujye ruhora ruhitamo neza. Guhitamo neza kwacu byari bishingiye ku buyobozi. Guhitamo ubuyobozi bwiza kandi bwatanze icyerekezo. Shimishwe nuko tugiye gutanga iki kiganiro tumaze kumva ubushakashatsi Honorable Minister Bizimana amaze kutubwira. Ibi byose amaze kutubwira ndetse n'aho asoreje nta wundi muti ni ubuyobozi. Ayo mahitamo rero yacu ashingira ku buyobozi. Muri 1990 rero urugamba rwo kwibohora rutangiye, RPF imaze guhitamo ubuyobozi buyobora urwo rugamba. RPF yari ifite umutwe w'ingabo ariwo RPA. Byari ngombwa rero ko abo bantu bategurwa bihagije, abara barwanaga urwo rugamba ndetse n'abari inyuma b'abanyamuryango. Tugira amahirwe rero, tugira ubuyobozi bwiza uko bwagiye busimburana. Ndibanda cyane kuri 1990 itangira no mu kwezi kwa 10, afana amaze kugera ku rugamba. Yateguye izo ngabo arizo nabarizwagamo, ategura izo ngabo kandi azitegura neza. Arazitegura ndetse aziha n'ubutumwa muri 1992 aho yazisuraga mu Karange. Buriya Nyakubahwa First Lady, abari hano, umukuru navuga ikintu bana bari hano mujye mumenya ko icyo kintu kizaba. 1992 afanda aho yabwiraga ingabo zari mu Karange, yaratubwiye ati izi ngabo nizo zaba umusingi mpinduramatwara mu gihugu cyacu. Aratubwira atari kugira ngo ibyo bizashoboke, ibikorwa dukora bigomba kudutandukanya n'abo turwana nabo. Ati niwaba uvuga ko urwanya akarengane, urwanya ivangura bikakuranga, ukumva ko kandi nawe urwanya uwo murwana. Ati ahubwo ubwo waba uraho udakwiye kuburi. Ndetse iyo mubona ruswa irwanywa uyu munsi, muri iyo message ya fande y'icyo gihe, munyumve neza abari hano batabizi, bamwe nk'abatoya, abantu mwese mukunze kumva fande. Ibingira na fande, runaka na fande, ariko iyo tuvuga fande niwongereho irindi zina, tuba tuvuga fande nyine, niwe tuvuga. Kuko we afite izina rye, ariko abandi turi bafande. Kandi buriya bafande mu gisirikare ni benshi, guhera kuri koporo, uri munsi ya koporo amwita fande, uri munsi ya sajenti amwita fande. Iyo dushaka rero kuvuga fande kugira ngo wumva fande, na fande wayoboye urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo rero byatuzanye izo nyigisho yaduhaye n'uburyo yatuyoboye n'uburyo yatanze icyerekezo, byadushoboreshe kurwana urwo rugamba rwo kubohora igihugu cyacu cyari ku ngoyi. Simbisubiramo, Honorable Minister Bizimana yerekanye ibyari bihari byatumaga urwo rugamba ruba. Mu gusoza urwo rugamba, kandi sibwo bwa mbere twari dukoze izo mpinduramatwara, n'ahandi mu bindi bihugu by'amahanga twari twarazikoze, byaje bwa butegetsi bubi twabonye hano bwashoje bukoze genocide yakorewe abatutsi. Iyo jenoside nayo amahanga yatereranye b'abanyarwanda ya myaka yose, kumara imyaka hafi 30 bari mu buhungiro, no yatereranye abanyarwanda mu gihe cya jenoside yakorerwaga abatutsi. Biba ngombwa ko nabwo afata ikindi cyemezo.
ndavuga afata ikindi cyemezo hataza kugira uwumva nabi ngo ariko kuki uvuga we gusa ninde se wundi burya ikintu cyose kigira ukiyobora umuryango ugira uwuyobora niyo ugiye no mu nyamaswa ziri muri pariki y'Akagera zigira umutware ariko twebwe abantu mvuze RPA twari dufite umuyobozi niwe mvuga yafashe icyo cyemezo rero agaba ingabo imitwe y'ingabo zari za RPA guhaguruka tugahagarika genocide yakorerwaga abatutsi amahanga arebera yigeze no kuvuga ijambo rikomeye ngira ngo twashyinguraga abazize jenoside yakorewe abatutsi aravuga ati iyi si nta mbabazi igira iyi si nta mbabazi igira ko genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda isi yarareberaga mu guhaguruka rero muri za nyigisho muri bwa burere uko yaremye izo ngabo ayo mabwiriza aratanzwe guhagarika jenoside ni ikintu gishya kuri twe cyari kituguye hejuru amabwiriza yari ngo dore ishyano rigwiriye igihugu cyacu komandazi muyoboye ingabo mugomba gufata ibyemezo byo gukontrolinga ingabo muyobora hatagira umusirikare urenga kugira ngo yihorere yako first lady banyamuryango muri hano buriya niba hari ikintu gikomeye ku isi jya mubona mu mahanga ukabona ngo Amerika ngo perezida wa Amerika ngo yahamagaye ngo umuntu runaka ngo yamuhaye igihembo sinzi uko babyita amazina ariko niba hari umuntu ukwiye kubona igihembo kuri iyi si ariko abantu batakimuha Imana izakimuha mutekereze umuntu ufite imbunda yuzuye amasasu uraje usanze umuryango wawe wose iso mama wawe abavandimwe bawe baraho